nongeye kubasuhuza nanone ni muri kumwe na Dr Aristarike Muganga. Uyu munsi ngiye kubaganiriza ku kibazo mwagiye mumbaza muri benshi. Infection yo mu maraso ni iki? Infection yo mu maraso ituruka hehe? Ukunda kumva umuntu yajyanye umwana kwa muganga akavuga ati umwana wanjye bamusanzemo ama infection yo mu maraso. Abenshi rero bagahita bibaza batese ayo ma infection ni indwara ki? Ese ayo ma infection yaba yaturutse hehe? Ese ayo ma infection umuntu yayirinda ate? Ese mbese ugasanga ni kibazo. Ikindi umuntu akibaza ngo ese ubundi umuntu mukuru we yarwara ayo ma infection yo mu maraso? Infection zo mu maraso rero niyo ndwara ngiye kubasobanurira uyu munsi. Infection yo mu maraso ni igihe microbe zarizo zose zinjiye mu maraso ziturutse hanze y'umubiri maze zigatuma umubiri utangira kuzirwanya. No kuvuga ngo hari microbe ziturutse hanze y'umubiri zinjiye mu maraso, noneho umubiri ukagaragaza response yo kurwanya ya ma infection. Icyo gihe tuvuga yuko umuntu afite infection yo mu maraso. No kuvuga ngo microbe yariyo yose iturutse hanze y'umubiri kagera mu maraso itera infection yo mu maraso. Ishobora kuba iturutse wenda ahantu wakomeretse ku mubiri, ufite igisebe ahantu ku mubiri, noneho infection zikinjira muri cya gisebe zikagera mu maraso. Ushobora kuba warwaye amagripe asanzwe, amagripe, ariko kubera wenda mu mazuru kwitsamura, gukorora, kugira gute, za infection zatangiye ziri mu mazuru zishobora kugenda zikamanuka zikajya mu bihaha hanyuma zikaza kwinjira no mu maraso. Umuntu ashobora kurwara udusebe mu kanwa, utwo dusebe tugatuma microbe zari ziri mu kanwa zinjira zikagera mu maraso. Icyo gihe urwara infection yo mu maraso. Ushobora kurwara infection urinaire, donc infection zigatangira imyanda yo mu nkari ikabasha kwinjira mu maraso. No kuvuga ngo microbe zarizo zose zinjiye mu maraso, zaba ziturutse mu mara, zaba ziturutse mu nkari, zaba ziturutse mu bihaha, zaba ziturutse ahandi hantu, iyo zinjiye mu maraso bitanga icyo bita infection yo mu maraso. Iyo rero bagiteri iyo ariyo yose cyangwa se microbe iyo ariyo yose yinjiye mu maraso, umubiri uhita utangira kugaragaza ibimenyetso by'uko watewe. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Umubiri uhita utangira kurekura imisemburo ijya kurwanya za microbe zawinjiyemo. Iyo misemburo ikwirakwira mu maraso igatuma habaho icyo bita systemic response cyangwa se igisubizo giturutse mu maraso. Abasirikare b'umubiri bagatangira kwiyongera, bagatangira kujya kurwanya za microbe zinjiye mu maraso. Ibyo rero nibyo bituma umuntu agira umuriro mwinshi, agacika intege, ukumva wavunaguritse mu ngingo, ugatangira kugira iseseme, rimwe na rimwe ukaruka, ugatangira kumva ukonje cyangwa se ugatitira, ndetse n'ibindi bimenyetso bitandukanye biranga ama infection. No kuvuga ngo ikimenyetso cya mbere cy'ingenzi cy'ama infection ni ukugira umuriro mwinshi cyangwa se rimwe na rimwe no gukonja cyane. Bijya bibaho hari igihe utagira umuriro mwinshi ahubwo ukagira icyo bita hypothermia. Hari amoko byibura 4 y'ama microbe ashobora gutera infection mu maraso. Hari infection ziterwa n'amavirusi, urugero nka gripe. Hari igihe amavirusi yateye amagripe ashobora kwinjira mu maraso, hanyuma umuntu agatangira kumva, agatangira kugira umuriro mwinshi, agatangira kumva yacitse intege, ariko bidatewe n'amabakteria ahubwo bitewe na ya mavirusi yinjiye mu maraso. Hari na infection ziterwa n'amabakteria. Hari amabakteria yo mu bwoko butandukanye ashobora kwinjira mu maraso agatera infection. Hakaba infection ziterwa n'amaparasite. Parasite ni ukuvuga ngo ni utunyabuzima two mu bwoko bw'inzoka twinjira mu mubiri. Urugero nka malaria, buriya malaria nayo ni parasite. Hari typhoide iterwa n'agakoko kitwa salmonella, mu gihe malaria iterwa n'agakoko bita plasmodium falciparum. Hari amibe n'izindi infection. Buriya amibe nazo zishobora kwinjira mu maraso kimwe nuko typhoide zinjira mu maraso cyangwa se udukoko dutera malaria. Izo ziba ari byo bita amaparasite. Hanyuma rero hakaza n'izindi microbe zo mu bwoko bw'ibihumyo, izo bita fungal infection cyangwa se champignon microscopique, nazo zishobora kwinjira mu maraso. Izwi cyane ni nk'iyo bita candida, ikunda kwinjira igatera ama infection mu maraso. Akenshi rero kwa muganga iyo ugiye kwivuza bakakubwira ngo urwaye infection yo mu maraso, akenshi baba bavuga infection zatewe n'amabakteria.
kubera ko ziriya zatewe n'amaparazite nka za malaria na amibe na typhoide zo zifite uburyo zipimwa bwihariye, sibyo? Na ziriya z'amafungo infection ziterwa n'amamikrobe mu bwoko bw'ibihumyo nazo ziba zifite ibimenyetso byazo byihariye, kimwe nuko ziriya ziterwa n'amavirusi nazo ziba zifite ibimenyetso byazo byihariye. Akenshi iyo bavuze ngo infection kwa muganga, nugenda kwa muganga bakakubwira ngo urwaye infection yo mu maraso, akenshi bazaba bavuga zino ziterwa n'amabakteri. Kubera iki? Hari amoko menshi cyane, amoko rwose arenga amagana y'amabakteri ashobora kwinjira mu maraso y'umuntu agateramo infection. Kubera ko kwa muganga badafite ubushobozi bwo gupima ngo bamenye buri bwoko muri ayo moko yose, bamenye ngo ni iyihe precisoma yateye ino infection, akenshi babifatira muri rusange. Muri rusange rero iyo bakoze ikizame cy'amaraso kimwe bita FBC cyangwa se full blood count, cyangwa se mu gifaransa bakita NFS, ni ukuvuga numération formulaire sanguin, mu kinyarwanda twabyita kubara ibigize amaraso. Icyo kizame rero iyo bagikoze kireba ibigize amaraso. Ibigize amaraso haba harimo insoro zitukura. Insoro zitukura ni ukuvuga red blood cells, bagapimamo hemoglobine ni ukuvuga uko amaraso angana, bagapimamo ibyo bita amaplaquette cyangwa se platelets, hanyuma bakanapimamo noneho za nsoro zera white blood cells. Kandi kiza cy'iki kizame kubera ko gipima ibintu byinshi cyane icyarimwe, gihita gipima noneho za nsoro zera uko zigiye zitandukanye. Hari amoko 5 y'insoro zera, hari granulocyte cyangwa se neutrophile, hari amalymphocyte, hari eosinophile, hari amabasophile n'amamonocyte. Akenshi amagranulocyte cyangwa se neutrophile n'abasirikare b'umubiri biyongera iyo umubiri watatswe n'amabakteri. Iyo insoro zera ziyongereye, amagranulocyte cyangwa se neutrophile akiyongera, tumenya ko uyu muntu arwaye infection. Ni ukuvuga ngo hari ubwoko bwa bakteri tutazi ariko bwinjiye mu maraso. Iyo amalymphocyte ariyo yiyongereye, tumenya yuko hari amamikrobe yo mu bwoko bw'amavirusi yinjiye mu maraso. Icyo gihe aba ari infection yo mu bwoko bwa virusi, kandi kwa muganga kenshi ibyo by'amavirusi ntabwo babyita infection, bavuga infection iyo ari amabakteri yinjiye mu maraso. Hanyuma hakaza eosinophile akunze kwiyongera igihe umubiri watewe n'amaparazite nka za amibe n'inzoka za Ascaris n'ibindi. Hakaza amabasophile akunze kwiyongera igihe umubiri uhanganye n'amallergie, hamwe n'amamonocyte akunze kwiyongera igihe umubiri uhanganye n'indwara zimwe na zimwe nk'igituntu. Akenshi hari imashini zimwe na zimwe zifata eosinophile, basophile na monocyte zikazibumbira hamwe bagatanga igisubizo, ibyo bita mixed ni ukuvuga ngo abari eosinophile na monocyte na basophile zose zivangavanze, ubwo zishobora kwiyongera igihe hari amalergie, amaparazite cyangwa se izindi ndwara. Icyo rero nashaka kubabwira kuri iki kizame ngewe nuko amaneutrophile cyangwa se granulocyte iyo yiyongereye, kwa muganga bamenya ko hari amabakteri yinjiye mu maraso. Ayo mabakteri rero nibyo yinjiye mu maraso, nibyo bita infection. Byumvikane neza, iyo bavuze ngo infection yo mu maraso ntago baba bazi neza ubwoko nyirizina bwa bakteri yateye iyo infection, kuko amabakteri ni menshi cyane. Wenda bitewe n'ibimenyetso ufite, bitewe naho iyo infection wayikuye, bitewe n'indwara wabanje kurwara cyangwa se nuko waje kwa muganga umeze, muganga ashobora kumenya ngo iyo infection ni iyihe. Ariko muri rusange iyo bavuze infection mu maraso ntago baba bavuze ngo urwaye iyihe ndwara. Kubera iki rero? Hari amoko menshi cyane y'amabakteri ashobora kwinjira mu mubiri. Hari ayo bita amakoke. Mu makoke habamo ibyo bita staphylocoque, urugero nka zimwe zitera ibibyimba birimo amashyira. Harimo izo bita streptocoque, urugero nka zimwe zitera nka za mikrobe zitera umusonga. Harimo izo bita diplocoque, urugero nka mikrobe zitera imitezi bita gonore, izo ni amakoke. Hari izo bita amabasile, urugero nk'iyo bita E. coli ikunda gutera infection mu nkari. Hari n'iyo bita bacille de Koch ariyo mikrobe itera igituntu, izi zose nizo mu bwoko bw'amabasile. Harimo izo bita amaspirochete ziba zikoze nka rasoro zizingazinze ukuntu, urugero ni nka mikrobe itera syphilis cyangwa se mburugu. Hanyuma hakaza izindi ziba zimeze nk'akitso, forume yazo imeze nk'akitso, bakazita vibrio,
urugero nk'itera korera iba ari Vibrio cholerae. Hari amoko rero menshi, urumva hari amoko menshi ya mikorobe, bakazishyira no mu byiciro bibiri, izo bita grame positif cyangwa se grame negatif. Ibyo by'amagrame biterwa n'iyo barebera muri laboratoire, izihindutse ubururu cyangwa se violet zitwa grame positif, mu gihe izihindutse pink cyangwa se zenda kuba umutuku bazita grame negatif. Abenshi rero bakabaza batese infection yo mu maraso iravurwa? Yego, iravurwa. Infection yo mu maraso ivurwa na antibiotique. Antibiotique ni ubwoko bw'imiti bwagenewe kuvura amabacteri. Inyinshi muri antibiotique, urugero nka amoxicilline, augmentée, ceftriaxone, ampicilline na za cefixime, harimo nka zimwe bita oroquine, becracine, ni imiti iba yaragenewe kurwanya amamikorobe. Kandi icyiza cyazo noneho, inyinshi ziba zishobora kuvura amamikorobe y'ubwoko bwinshi cyane butandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo kwa muganga bamenye ko ufite infection yo mu maraso, si ngombwa ko bajya gushakisha ngo bamenye ngo infection ni iyihe, kubera ko n'ubundi antibiotique baba bari buguhe ibiri buvure imyinshi cyane muri ubwo bwoko bw'ama-infection. Cyakoze biramutse binaniranye bakaguha umuti umwe bikanga, bakaguha undi bikanga, icyo gihe noneho bajya gushakisha ngo ni ubuhe bwoko bw'ama-infection. Ni gute kwa muganga bashobora kumenya ubwoko bw'ama-infection urwaye? Kugira ngo bamenye ubwoko bw'ama-infection urwaye, bakoresha ikizami bita culture. Culture bafata amaraso yawe bakayajyana muri laboratoire, bagakora ibyo bita culture, no kuvuga ngo ni ukuyahinga, aho bongeramo substances zitandukanye zituma amabacteri akura akaba menshi. Noneho muri laboratoire akaba ariho bakuriza za mikorobe zawe, bakazamenya ngo izi mikorobe ni ubuhe bwoko. Donc culture nicyo kizame gishobora kumenya ngo ni ubuhe bwoko bwa infection cyangwa se ni ubuhe bwoko bwa mikorobe zaguteye ama-infection mu maraso. Ikibazo rero, culture irahenze, icyambere. Icya kabiri, culture ikorwa mu laboratoire amwe namwe. Nka Faisal barayikora, CHK Kanombe barayikora, n'amaklinika amwe namwe akomeye nka za Legacy na kwa Nyirinkwaya n'ahandi, ariko ntago bayikorera nabo buri murwayi, kuko culture iyo bayikoze bategereza byibura nk'iminsi 5 cyangwa icyumweru kugira ngo babone ibisubizo. Ni ukuvuga ngo ushobora kurwara uyu munsi, igisubizo kizagaragaza ni mikorobe wari urwaye kikazaza nyuma y'iminsi 5. Akenshi iyo bagutangije imiti, cya gisubizo kiza waranamaze gukira. Icyo kizamiro cya culture nicyo cyonyine kimenya ngo ni ubuhe bwoko bwa mikorobe, ariko ikibazo gitinda kuboneka, kirahenze, ntabwo gikorwa ahantu hose. Niyo mpamvu abenshi mu baganga bahitamo kuvura infection yo mu maraso batiriwe bareba ngo ni ubuhe bwoko bwa mikorobe yayiteye. Ubwo infection yo mu maraso tubonye yuko ni igihe mikorobe zabashije kuva hanze y'umubiri zikinjira mu mubiri, wenda zinyuze mu gisebe, zinyuze mu myanya y'ubuhumekero, zinyuze mu myanya y'inkari, zinyuze mu mara, n'ahandi hariho hose zanyura. Iyo zimaze kugera mu maraso, zigutera umuriro, umutwe, gucika intege, kugira iseseme n'ibindi bimenyetso, hanyuma zikavurwa n'imiti yo mu bwoko bita ama-antibiotique. Ahenshi kwa muganga bazipima bakoresheje ikizame bita full blood count cyangwa se NFS, babona amanetrophile yazamutse cyangwa se insoro zera zazamutse, ama white blood cell, bakamenya ko ufitemo ama-infection. Akenshi ntibabasha kumenya ubwoko bw'ama-infection wari urwaye yariyo, ariko iyo baguhaye antibiotique ibishobora kuvura inyinshi mu ma-infection urwaye. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo muzabone ibiganiro byanjye by'ubutaha. Murakoze. Yari Dr. Starike Muganga, naho ubutaha.